kugeza ubu tuvugana ndamutse mvuze ko amateka yongeye kwisubiramo ibyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu gitaramo The New Year The Group bikongera kubera muri Summer Country Tour yabereye Nyamata, ntabwo naba mbeshye. Bamwe mu bafana ba Bruce Melody bati The Ben we twarakubwiye ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ukaza ukavuga ngo wakubise stage, ntabwo bizakorohera. Ubwo The Ben yari ari kuririmba ngo yahamirije ngo arahamiriza ngo bajya kubona babona umuntu aguye igihumure, ngo benshi mu bafana ba The Ben bahita batangira kuvuga bati nureba umuhanzi wacu banza bamuroze dore yituye hasi. N'abafana ba Bruce Melody bati aya ni ya mayoga yanyu twababwiye kuva kera muvuga ngo mwadutsinze mu bitaramo, naho muri kujya mwitwaza inzoga kugira ngo muvuge ko mwadutsinze. Ubu ibyanyu nibigiye ku mugaragaro batuyikura mu icupa ikagukura mu bantu. Ngo si ibyo byaranze iki gitaramo gusa, kuko iki gitaramo cyari kirimo rwangendanye nyinshi. Bwiza we ubwo yari yaravuze ko itape Nyamata ari buzayegukana n'ibyaje kumugendekera neza, kuko ngo yaje gukora impanuka igihe yari ari kuza mu gitaramo. Ibintu byabaje benshi mu bafana ba Bwiza bari baje biteguye bavuga bati aho Bruce Melody yakoreye performance we na The Ben bakavugwa bonyine, ubanza ahangaha noneho hariho agaciro ka Bwiza kagiye kugaragarira. Bruce Melody we nk'uko yari yarabisezeranije The Ben yamukubise akanyafu kunda ubwo yagendaga akaririmbira abaturage b'Inyamata, bose bagata bavuga ngo igitangaza ngo yuhu. Nawe wagaye kuko na The Ben ngo yagiye gukodesha imodoka muri Kongo, ngo banavuga ko ishobora kuba ariyo yajemo amarozi ngo yatumye ngo agwa kuri stage igihe yari ari kuririmba. Bruce Melody we nk'uko byagendekeye The Ben Nyagatare akajyana convoy yuzuye abafana. Muti byatangiye gute rero? Nk'uko ihangana ry'uyu Bruce Melody ndetse na The Ben ryari rimaze igihe, benshi bavuga bati mu gitaramo cyabereye Nyagatare ndetse n'igitaramo cyabereye i Musanze, The Ben yakubise inshuro Bruce Melody. Bruce Melody nawe ubwo bajya baca umugani ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi, uwo mugani yawuhakanye yivuye inyuma, aravuga ngo aho umugabo aguye niho ndahagurukira. Nyuma y'uko The Ben aguye igihumuro ubwo yari ari kuririmba indirimbo Thank You My God, benshi mu bafana ba Bruce Melody bahise babyuriraho bavuga bati inzoga si iz'abato, twarakubwiye ngo ujye ugabanya kuza kuri stage wanyweye ibiyobyabwenge, none dore bigukozeho. Ngo Bruce Melody wageze kuri stage ategerejwe n'abatari bake, ngo yageze atangira kuririmba za ndirimbo ze zidundadunda zo mu kabari, ngo noneho ageze ku yo bita pompo, ngo abantu barapompinga koko karahava. Ngo The Ben yari umaze guhura n'ibihe bitari byiza, ngo bitewe n'uko yari amaze kugwa igihumure, benshi bagatangira gushidikanya ku mbaraga akoresha kuri stage. Ngo yagiye igitaramo kikimara kurangira, ngo arabanza arasenga yiragiza Imana, aravuga ati Mana uzandinde ko nzongera guhura n'ibintu nk'ibi naho ibyo muri umunange noneho ankoreye hano mu Bugesera sinzi uko nzabasha kubisobanurira abanyarwanda, bitewe n'uburyo mu bitaramo bibiri byari birangiye nari naramaze kubereka ko ari njye The King muri uyu muziki wo mu Rwanda. Reka nkomereze ku kijyanye n'imiteguro, kuko yaba Bruce Melody cyangwa se The Ben bose bari bateguye ku rwego utabyumva, gusa imitegurire ya The Ben ntabwo ari imeze nk'iyo yakoresheje mu gihe yari agiye i Nyagatare, ko ntabwo yagaragayemo convoy zimuherekeje cyangwa se abafana bari kubunga mu mujyi nk'uko byagenze mu gihe bari i Nyagatare. Ahangaha i Nyamata ho Bruce Melody navuga ko yakubise inshuro The Ben, kuko yamanukanye na convoy y'imodoka zigeze kuri 20 ndetse n'amamoto wagira ngo ni perezida wari ugiye gutambuka. Bruce Melody akigera i Nyamata wabonaga abafana ba Bruce Melody buzuye umujyi bari kugenda bavuga ati Munyakazi ibitangaza. Sinavuga ko niba mwakurikiranye ku mbuga nkoranyambaga uko byari bihagaze, i Nyamata hari huzuye abafana benshi ba Bruce Melody bari kuvuga bati aho twahereye umwanza twivuna, noneho banza natwe iki ngiki ari cyo gihe cyacu ngo twivune umwanzi. Kitoko ye nk'ibisanzwe yakomeje kuba nduhira abandi, ari gukora performance nziza, yega agashimisha abafana be bamukurikiraga kuva kera, ariko nawe uri kumuvuga n'ubundi bitaramo bikomeje kugaruka kuri Bruce Melody ndetse na The Ben. Kugeza ubu ngubu kugira ngo uzabone inkuru yanditswe kuri Kitoko cyangwa se Bwiza byagorana cyane muri media, ahubwo abantu benshi bakomeje kwandika kuri uyu Bruce Melody ndetse na The Ben, benshi badatinya kuvuga ko ari nka derby ya APR cyangwa se Real cyangwa se ikipe ya Barcelona na Real Madrid. Ni agahinda gakomeye cyane ku mustar Bwiza, bivugwa ko ubwo yari ari kuza muri iki gitaramo yahuye n'impanuka ikomeye, akaba ari nayo yamubujije kuza gukora performance, kuko abantu benshi bari bategereje kuza kureba Bwiza performance ari buze gukorera iwabo. Yewe benshi bari bazanye n'amaflyer kugira ngo berekane ko baje gushyigikira umuhanzi wo kwivuko. Bwiza ati nibyangendekeye neza kuko igihe narindi kuza mu gitaramo nahuye n'impanuka ikomeye yanangirije ubuzima bwanjye
byanjye rwose bikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu rero mutambonye kuri stage ndi kuririmba, ndibuze kugenda mbamenyesha uko ubuzima bwanjye buhagaze. Benshi mu bafana ba Bruce Melody ndetse n'aba The Ben ubwe bategereje kuza kureba icyo The Ben ari buze kuza kuvuga kuri iki gitaramo. Benshi bari kuvuga ko rwose yakubiswe inshuro, gusa nk'uko The Ben yamenyereye ashobora kuza kuvuga ko Bruce Melody yaguze media nk'ibisanzwe, ariko n'ubundi The Ben ibyo yakigira byose amanota ari buze kuza gutangwa n'abaturage bo bari bitabiriye iki gitaramo, babonye performance yabo ya Bruce Melody ndetse n'iya The Ben bakabasha kubishyira ku munzani bakagereranya bakavuga ukwiye kuba The Goat w'iki gitaramo cy'uyu munsi ko bibiri byarangiye byo bidashidikanywaho. The Ben yegukanye igitaramo cyabereye i Musanze, ariko iki Nyagatare cyo kiracyashidikanywaho kuko bamwe bavuga The Ben abandi bakavuga Bruce Melody. Benshi mu bafana ba The Ben bategereje kuza kumva uko The Ben ari buze kwisobanura bitewe n'aya mahano yari yakoreye kuri stage. Umuntu w'umuhanzi wari wamenyereye ko akora performance nziza, yarangiza bakabona aguye kuri stage akagwa igihumure, bati Mugisha Benjamin wacu ko tutari tumenyereye ko asanzwe akunda inzoga, byagenze bite kugira ngo yisange yanyweye inzoga? Ngo Mugisha Benjamin nk'ibisanzwe nk'uko Nyagatare yazikoresheje ndetse n'Umusanze akazikoresha, ngo yavuze ngo n'inyamata zigomba kuza kunkorera, ngo aragenda yirohamo ubuyoga bwa make kuko yari yabonye ko n'ubundi bya make n'ibya benshi byose ari kimwe. Ngo arangiriza kuri stage araririmba, ngo niko kuririmba imbaraga zikamushiramo, ngo umubiri ukamubwira ngo ufashe pose, murumuna wawe nawe azagira icyo akora. Niba ugejeje kuri uyu munota, like yawe na share ndetse na comment birakenewe. Ikindi nibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabashimiye ko mwakomeje kunkurikirana. Ciao ciao.